Yesu ashimwe cyane bene data, amahoro y'Imana abe muri mwe. Nongeye kubasuhuza mbifuriza umugisha w'Imana mu byo mukora byose, kandi mbaha ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko mubimenyereye. Reka dusenge kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Data, mu izina rya Yesu twongeye kugushimira kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye amahirwe n'umugisha utanga no kutwemera kugira ngo tuboneke imbere yawe. Reka ijambo ryawe rigire umumaro mu mitima y'abantu baryumva, ribashe gutuma abari bacitse intege ribongeramo imbaraga, kandi utanga agakiza ku bantu benshi bakiri mu byaha. Ijambo ryawe rizagira umumaro kubw'ubuntu bwawe. Urakoze kubana natwe ukatwitaho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu mwanya nagira ngo tuganire ku ijambo riri ku mutima wanjye. Nshaka kukubwira ngo Uwiteka agufitiye imbabazi ndetse nyinshi. Uwiteka agukunda urukundo rukomeye, kandi Uwiteka ni umwami mwiza. Imana ishimwe cyane. Hari igihe ushobora gutekereza ko atari kuko ndi mubi nagenze nabi, ibyaha nakoze ni byinshi, ese Uwiteka yashobora kubyihanganira? Ese yambabarira akangirira neza? Ushobora kwibaza ruga kuko nashayishije nkagenda mu bundi buryo butandukanye. Ese ni iki cyanyemeza ko Kristo yambabarira? Ni iki cyanyemeza ko nakakirwa mu bana b'Imana? Ko nacitse intege nkagenda nkava mu ibyizerwa? Ni iki cyagutuma nongera kugaruka? Uyu munsi ngufite inkuru nziza ko Uwiteka agufitiye imbabazi. Kandi Imana yahinduye Sawuli warenganye ubwoko bw'Imana ikamuhindura umugaragu wayo, ikamukoresha iby'ubutware. Natwe dusoma tukumva birakomeye cyane. Ntabwo byayinanira kukubabarira ndetse no kuguhindura umukozi wayo. Ikintu gusabwa ni kimwe, ni ukuyemerera. Bibiliya iravuga ngo ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki hano nzaruhukira ni hantu ki? Ngo kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye. Bibiliya iravuga ngo ariko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ishimwe cyane. Imana igusaba kimwe, gukora kuyemerera, ukavuga ati nubwo ndi umunyantege ndi umunyabyaha, ariko ndinginga ngo umutima wanjye uwemere, uwujyemo nubwo ari mubi, ariko umbabarire. Iyo uhaye Imana karibu, iyo uhaye Kristo karibu mu mutima wawe, mu buzima bwawe, byinshi birahinduka, amateka agahinduka, ugatangira kumva ibyiringiro bishya, ndetse ukumva hari ibindi bintu bikoretse mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Pawulo igeze aravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 12, ngo wampashishe yuko yatekereje ko ndi uwo kwizirwa akangabira umurimo we, ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narabibabariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo nubwo nabanje kuba umuntu umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ngo ariko narabibabariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Nagiye nkubwire ngo ibizaha byose dukora mu bujiji, Imana igiye bitubabarira. Iyo tutarizera Kristo, Imana iratubabarira. Kandi niyo waguye mu cyaha ukagaruka imbere y'Imana ukaca bugufi, Imana irakweza. Ariko yaravuze ngo ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije ko yatekereje yuko ndi uwo kwizirwa akangabira umurimo we. Ariko ngo nubwo mbere nabanje kuba umutukanyi n'urenganya, ariko aravuga ngo ibyo byose narabibabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uyu munsi Yesu yiteguye kukubabarira. Bibiliya irambwira ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. N'ikintu cyazanye Kristo kigatuma ajya ku musaraba, ni ukugira ngo ubutumwa bwiza bugere mu mahanga yose, abatarakizwa bakizwe, ng'umwizera akabatizwa mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. None uyu munsi nubwo ubona ubuzima bwagucanze, nubwo ubona imbere yawe hameze ukuntu, ariko ngufitiye inkuru nziza. Imana ishimwe ko Kristo yakugirira neza, kandi nawe ukakira imbabazi. Kuko muri Yesaya igice cya 18 haravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, ngo naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba bigahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Imana ishimwe. Imana iravuga ngo ibyo byaha byawe nubwo ubona ari bibi, nubwo ubona binutse, nubwo ubona wogerageje bikanga, nubwo ubona uko bwije nuko bukeye Satani agenda kwanduza, ariko umva Bibiliya, Imana iravuga ngo ngwino tujye inama, niko Uwiteka avuga, ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku
bikaba bitukura ngo birahinduka umweru, birahinduka nka sheregi. Birahinduka sheregi ni rwa rubura iyo umuntu afite wera nk'umuntu urwaye ibibembe, umubiri urubura cyane ku rundi rwego rwo hejuru. Ariko Imana irakubwira ngo nugaruka, niwemera kugaruka ukava mu byaha ukemera kumvira Imana, irakubwira ngo birahinduka nk'ubwoya bw'intama. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Nagiye nkubwire inshuti y'umusaraba, nagiye nkubwire wowe unteze amatwi, ubona uzi ko byagucikiyeho, nk'ufitiye inkuru nziza ko Kristo akwitayeho. Kandi nubwo ubona udafite kirengera, nubwo ubona Satani aguhiga uko bwije n'uko bukeye, akaguhigira mu byaha byinshi, ariko uyu munsi nagiye nkubwira ngo muri Kristo niho hari ubuzima, muri Yesu niho hari ubuzima. Hari ubuzima butandukanye n'ahandi hantu hose. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo Yesu niwe ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago niwe ubitsinda, ngo yewe washaka ubugingo budashira nimumwizegere azabarengera. Imana ishimwe. Muri Kristo niho twabonye ubuzima, niho twabonye amahoro, niho tubonera ibyiringiro. Weho ubona ko wagerageje gushakira ahantu hose bikanga, ukajya mu nzira nyinshi z'ibyaha, ukajya mu bapfumu, ukiringira abantu, ukagerageza mu bintu bitandukanye, ukabona biranze. Njya nkubwire ngo ngwino kuri Kristo, kuko yaravuze ngo n'udafite ifeza naze, yemwe abafite inyota, yemwe nimuze ku ruzi, kandi udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye munywe kandi mudahenzwe, mudatanze ibiguzi. Muri iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri, niki gituma mukorera ibidahaza, mugire umwete wo kunyumvira, ubone kurya ibyiza ubugingo bwanyu bukishimira mu byibuho. Imana irakubwira ngo nuza urishimira mu byibuho. Imana irakubwira ngo nuza ubuzima bwawe burahinduka, urumva undi munezero, ureke kurara umeze nabi, ureke kwitwara kugenda ukundi, ahubwo Kristo akugirire neza. Reka rero uyu munsi usengane nanjye isengesho. Ndashaka kubwira ngo Kristo agufitiye imbabazi kandi yiteko kukugirira neza, ko ubuzima bwawe yabuhindura. Bibiliya irambwira ngo umuntu uri muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gishya, ngo ibyakera biba bishize ngo dore byose bihinduka bishya. Haleluya, haleluya. Najya nkubwire ngo umuntu wese umwizera uwo nguwo ngo abahinduka abicyaremwe gishya. Imana ishimwe. Kandi haleluya, n'icyakora ko ngo abamwizeye bose bakizana izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yabahaye ubushobozi. Tuba abana b'Imana iyo twizeye Kristo. Tuba abana b'Imana tukagira ibyiringiro, ubuzima bwacu bugahinduka, amateka yacu agahinduka. None uyu munsi ntabwo wava muri ibyo bikugoye. Uyu munsi ntiwava muri ahantu washakiye amahoro ukayabura, ahantu washakiye ubutunzi ukabubura, ahantu washakiye kugubwa neza ukabibura, ariko ngo ufite inkuru nziza ko muri Kristo Yesu yakugirira neza. Rero aka kanya ineza y'Imana ikomeho, ubuntu bw'Imana buku, kandi nuwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire, kuko iravuga ngo nimwumve imiburo y'Uwiteka, nimwumva mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Uyu munsi niwumva ukabiha agaciro, ukitandukanya n'icyo Uwiteka n'ikitanezeza Imana cyose, ukemera Kristo arakugirira neza, ubuzima bwawe buragubwa neza. Imana ishimwe, Imana iguhe umugisha. Fatanya nanjye gusenga. Data mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuko uyu mwanya mwiza. Bibiliya irambwira, Pawulo yaravuze ngo ndashimira Kristo kuko yatekereje ko ndo kwizerwa, akangabira umurimo, ngo nubwo nabanje kumutukanye n'urenganya, ngo ariko ibyo byose nari bari kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Nsengeye umuntu uteze amatwi ukiri mu bujiji, kuko kwizera n'ubumenyi, kwizera n'ubumenyi, kuko nibwo buduhesha kuba abana b'Imana. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo ubuntu bwawe n'umugisha utanga buganze, kandi uhindure abantu kuba bigishwa bawe, utanga agakiza ku bw'izina ryawe. Urakoze. Kandi umuntu wese uruhe mu byaha umugirire neza, umubabarire, ugirire neza abatuye isi, abatuye iki gihugu cy'u Rwanda, urubyiruko, abubatse mwami, ibyaha byinshi bigwiriye muri iki gihe, ariko turakwinginze ni watanga agakiza ukagirira neza abantu bawe. Urakoze kubana natwe twitaho, ni mu izina rya Yesu neza kubikora. Amen. Imana ibahe umugisha.